Hello guys, ndagusuje kandi ngo ikaze ho wahisemo kunkurikira ku Nkomangiro TV ukaba uri ahantu hagiye hatandukanye haba hanze y'u Rwanda cyangwa se ukaba uri no mu Rwanda ariko ugahitamo gukurikira Inkomangiro TV. Ndagusuhuje wumve ko nguhaye ikaze. Nizere ko rero mumeze neza, abatameze neza nkunda kubabwira ngo mukomere mu ijuru hari Imana. Ntabwo ariko bizahora, kubona bimeze nabi ntabwo ari igisobanuro cy'uko ubuzima bwawe bwose ari uko buri. Ugira kwizera kandi urindira Imana igutekera ifunguro rimeze neza ririmo intungamubiri n'intungabugingo. Nkunda kubabwira ngo ntabwo Imana yaguha ibintu bipfubye. Igomba gutegura ibintu bimeze neza, ikaduha ibintu nyine biteketse. Rero nkwifurije kugira amahoro y'Imana. Aha rero ni ku Nkomangiro TV, ndakwibukije niba utarakanda subscribe yikande, ukande like ku kiganiro ndetse na comment ujye utubwira ibintu tuzavugaho mu mavideo y'ubutaha, cyane ko nk'ubu ngarutse kuvuga ibi bintu kuko hari abantu benshi babinyatse. Nje kwibwirira abantu bafite imvi, uruhara ndetse n'abantu bafite imisatsi icikagurika ndetse n'ababandi bashaka gukuza umusatsi vuba. Rero reka duhere ku bantu bafite umusatsi ucikagurika, cyangwa se mwarabibonye ko nanjye maze kugira umusatsi mwinshi. Ubundi hari ibintu bica umusatsi. Buriya mwari muzi yuko iyo ugiye kwisukisha bakagukurura, uretse ko bitanatera imvuvu, iyo bakuruye kuriya burya binatuma umusatsi wawe utagira ireme, cyangwa se nka kuri ushobora gusuka amarasita cyangwa amagrobebe ugasanga nyine uyu musatsi w'ahangaha wacomokokanye na cya kigrobebe bagusutse. Ibi rero biterwa n'umusatsi wagusutse akagusuka akuruye umusatsi cyane, mbese akawuvana mu mizi. Kirazira kikaziririzwa ntugasuke, uretse no kuba byangiza umusatsi, burya no mu bwonko birangiza. Jya ubwira umuntu ugusuka ntakubabaze, kuko reka mbigarukeho, ibi bintu binatera imvuvu. Kwa kundi haza muto akurura umusatsi, noneho hakaza nimba nabyita utuntu tw'utuvuta tuza mu musatsi bakuruye, ugasanga ni utweru. Turiya tuntu dutera imvuvu umutwe kandi wose. Ubwo rero ku bantu basukisha, mujye mwihangana musukishe ku bantu batabababaza, cyangwa se nimba yanakubabazaga umubwira ahindura uburyo. Iki kintu tucyumvikanyeho. Hanyuma abantu bakunze kugira imisatsi icikagurika, cyangwa se wanasokoza umusatsi wose ukawubona mu gisokozo. Ubu ngubu ntabwo uyu musatsi ari umusatsi wanjye, sibyo? Iyi ni plante. Ariko murabizi iyo nahambuye umusatsi mfite kandi nkuteretse igihe kitari kinini, sibyo? Nanone kandi ikindi mwabantu mwari muzi ko gusuka usukura ndetse no kugira gute no gusuka igihe kirekire umusatsi ucika. Nyuzamo ujye usokoza umusatsi wawe ariko bitari igihe kinini, hanyuma wongere usuke. Bituma nyine udakomeza kugaragura, nimba nabyita kushinguza vuba vuba, ukareka ugatuza ugakura, ugakuramo ushyiramo amavitamine, biba byiza cyane. Rero uyu munsi nje kukubwira amavitamine uzakoresha nukuri ukagira umusatsi mwiza. Ku ifoto mwabonye umusatsi mfite, ntabwo ari mubi. Noneho uriya nari nawuboshye ibituta, sibyo? Umusatsi nari nawuboshye ibituta. Iyo nkuhambuye mubona ukuntu uba ureshya, kandi nyine mfite umusatsi mwiza, sibyo? Nyine utamwaye, kubera ko nigeze nsuka grobebe, umusatsi wanjye urapfurapfukera ushingukayo, noneho umusatsi uragenda nyine uranagwingira, ndogosha ntangira bundi bushya. Niyo mpamvu rero nkubwira nawe gutangira bundi bushya, cyangwa se niba ubona ufite uruhengekereza, it's okay, urakora ibintu ngiye kukubwira ariko ubikore ubyitayeho. Ku bantu b'imvi, namwe nazanye undi muti utari wa wundi nababwiye. Wa wundi nababwiye, nk'uko muri abantu batandukanye, rero nuko duteye tuba dutandukanye, bityo n'ibituvura biba bigomba kuba bitandukanye totally. Kubera ko ushobora gukoresha bimwe
bikagukorera, ariko njyewe nabikoresha ntibinkorere. Niyo mpamvu buri gihe utazajya uvuga ngo iyi video narayibonye. Hari igihe mba nabonye umuti mushya, nawe uba ugomba gukoresha wa wundi niba utaragukoreye ugakorerwa n'uyu, sibyo? Aha. So rero ikintu cya mbere tugiye kwiganirira ku mapera. Uriya mapera akoze umusatsi pe, awuha ireme ku bantu badakuza umusatsi. Ubwo bivuze ngo anarwanya uruhara ku bantu batangiye kuzana uruhara, gufurisha amazi, ukavuguta amazi makeya mu bibabi by'amapera, ukabivuguta ukayameshesha mu mutwe, ubundi ugafata agacupa ka spray ukabiblendinga ibyo bibabi, noneho ugashyiramo umutobe, waba wafunguje utuzi dukeya ugashyiramo umutobe w'amapera, ukazajya upuriza mu mutwe wawe, wenda ukabirarana ufite ya sashe, sibyo, dukoresha ku masarade, noneho ukayambara mu mutwe ukabirarana, mu gitondo ugakaraba bisanzwe, bituma umusatsi wawe utaguruka. Ariko nanone tutirengagije ko burya umusatsi uguruka bitewe nuko ushobora kuba ufite stress nyinshi, ufite ibintu biguhangayikishije, maze uturemangingo two mu mutwe dutuma umusatsi uza tugahwekera. Niyo mpamvu nibutse abantu bafite stress, mukomere, ariko kandi ntago zigomba kubategeka, muba mugomba kuzitegeka. Niwe responsable w'umubiri wawe. Hari mama twaraganiriye ubushize ambwira ikibazo cy'uko umusatsi we wagurutse, akazana uruhara, ari umumama, ariko ndamubaza ngo nta stress ufite? Nyine mukorera consultation, arambwira ati mfite stress z'urugo, urushaka kubiki, gerageza utuze. Ntago amaherezo yawe ari urwo rugo rwawe rubi. Hari igihe byagira gute, byakwemera. Hari igihe umugabo wawe yahinduka, cyangwa se nuba uri kwistressa ukazisigira utwana twawe ufite, tukazarerwa na ba mukase, urumva utazaba uri guhima abana bawe. Iyakire, utuze, ubundi ukoresha umuti nkubwira. Ariko ndashima Imana ko ubu ngubu umusatsi wagarutse. Imana ihabwa icyubahiro. Rero niyo mpamvu nkubwiye, wowe uri gukoresha amapera kugira ngo ukuze umusatsi, cyangwa se umusatsi wawe ugire ireme, cyangwa se ufite uruhara bigufashe, uzabikoresha muri ubwo buryo. Ikindi, ku bantu bakunze kugira imvuvu, uzakoresha uru ruvange. Uzafata ibiyiko 2 by'isukari, ufate n'ibiyiko 2 by'amavuta ya kokonati. Ako uzi uko hari abantu mumbwira ngo ntago twabibona, ubu ngubu ngiye kuzajya nkora live nshyireho imiti mugure, sibyo? Nk'ayo mavuta uyagure. Utazajya umbwira ngo none se muganga ubu ngubu bizajya, ndumva ari byo bizajya bidufasha, sibyo? Okay. Rero uzafata isukari, ufate n'ibiyiko 2 by'amavuta ya kokonati, nurangiza ushyiremo n'ibiyiko 2 bya shampoo. Koresha, sinzi iyo ukoresha, wowe iyo ukoresha mu mutwe, sibyo? Ubivange nyine ubone ko bivangitse, noneho nurangiza ubikube ku mubiri aho umusatsi utereye, ubisige pe, ubisige. Wabonye ko byivanze cyane, bizatuma umusatsi ugira ireme, bitume n'umusatsi wawe utazamo imvuvu, sibyo? Nababwiye ngo nzajya mbabwira imiti myinshi itandukanye, ntago uzaburamo kuvura, kandi gahunda ari ukuvura buri muntu wese uko aremye. Imana izatanga imiti. Rero niba wowe warakoresheje amayogati cyangwa se ugakoresha ibikakarubamba bikanga, koresha n'uyu muti. Isukari ibiyiko 2, ibiyiko 2 bya kokonati, n'ibiyiko 2 bya shampoo. Noneho ubimazemo amasaha 3, ubone gufura mu mutwe. Niba urujya ubikora 3 mu cyumweru, ibi bizatuma umusatsi wawe ugira ireme, bitume n'umusatsi wawe utazamo imvuvu, ngo usange wisukiye agaplante cyangwa se ibisuko biguhenze, icyumweru kimwe isubikuraho kubera imvuvu. Hoya, hangana nazo. Ko uzacunga neza amavideo yanjye, nkunda kuramisha, nimba navuga kuramisha amaplante, ntapfu gusa kubera ntago nkoramo nyine ngo ndishima imvuvu. Imvuvu zituma ibisuko bisaza kubera kwiri gukora mushimamo. Rero ukora ibi bintu bizagira gute, bizagufasha. Noneho ku bantu bifuza umusatsi mwinshi, hari ukuntu ugira udusatsi nka 2 ku mutwe. Ibyo ngibyo nabyo ntago bikigezweho ku Nkomangiro TV, sibyo?
fata umuceri uwuronge, umuceri ibiyiko bibiri birahagije, uwuronge, nurangiza kuronga wawogeje neza uwinike noneho mu tuzi dukeya. Urumva ibiyiko bibiri uzashyiramo utuzi dukeya, of ntabwo uzafata ibiyiko bibiri ngo ushyiremo injerekani cyangwa ushyiremo akajerekani, hoya uzagereranya utuzi dukeya nyine, winike amasaha 3, noneho uwinure. Numara kuwinura numara kuwinura nabwo ureke birare, mbese nyine bimara amasaha 24. Ayo masaha 24 ufate agacupa ka spray, noneho ujye upuriza mu mutwe wawe uhereye ku ruhu rw'umutwe, sibyo? Upurizeho bimara amasaha 3, ukarabemo kandi n'amazi y'akazuyazi. Uzashyiramo ayo mazi y'umuceri upurizemo hose, usokoze neza kandi wamashijemo, umase, sibyo? Rero bizatuma ugira gute? Ugira umusatsi. Gusa niba udakunda imisatsi myinshi ndakubujije, ariko niba ushaka imisatsi myinshi koresha umuceri wakoze gutyo, uzagaruka ushima. Ntabwo ari ukublendinga, ni amazi. Ibyo bindi sinzi iyo uzabita, ariko amazi yaraye y'umuceri kandi udahiye mubisi, sibyo? Ubikore, umusatsi wawe uzaba mwiza. Dore n'indi vitamine nziza, voka, amagi. Uzafata voka imwe ushyiremo amagi 2 cyangwa 3 bitewe nuko bimeze, noneho nurangiza ufate n'umuneke umwe, nurangiza ushyiremo n'amavuta ibiyiko 2 bya elayo, olive oil, sibyo? Ubiblendingane, noneho urwo ruvange urya urumasa, unarusiga umusatsi ukurura. Kandi abantu bakunze gukoresha udusokozo, buriya n'imisatsi yacu icika kubera ko tutayitayeho neza. Iyo ufite umusatsi mwinshi uba ugomba kumenya n'igisokozo kiwusokoza, pana gushyiramo ka gasokozo wasokoreshaga natirere ingana nk'uku iyi plant ingana. Ntabwo ari byiza nshuti zanjye, ahubwo ukoresha ibisokozo byabugenewe binini bidaca umusatsi wawe, kandi wabona cyaramaze gucika cyangwa amenyo yarashaje ukagihindura. Ikindi, abantu murwara imvuvu, namwe mwagiye mugendana ibisokozo muri salo. Urumva hari abantu benshi baba bagiye muri salo. Niba udashaka kurwara imvuvu, menya igikoresho cyawe cyo mu mutwe, ujye umenya igisokozo. Hari ukuntu waba warazanduriye ahantu bagusuka cyangwa se bakumeseramo, kuko nyine bakoresha ibisokozo abantu benshi bahuriyeho. Ni byiza kujyana igisokozo cyawe ukaba ari cyo ukoresha, kongera ukakibika ukakijyana iwanyu, ntacyo bitwaye, sibyo? Imvuvu zirabanga, sinzi ukuntu nabibabwira. So rero iyi vitamine y'amagi na avoka n'umuneke ndetse n'amavuta ya elayo uzabimazamo nabyo isaha yose. Nibura ubikore wasukuye, biranahagije. Wasukuye ugahita ushyiramo iyi vitamine, wajya no gusuka ukayishyiramo. Nk'ubu ngubu nkanjye iyo nasukuye nshobora gukoresha iyi vitamine cyangwa se nkakoresha kapsine, nkakoresha n'igikakarubamba onuri, noneho nkagenda ngasuka. Ariko iyo nsukuye ntago mbabara cyangwa ngo habe harimo ibintu by'amarepuse, sinjya ntera produit. Ntago njya ntera produit. Gusanga nyine ngo ni ya natirere ikomeye irimo repuse, ngo nibansokoza umutwe ushye. Ibi rero bifasha umusatsi kumera neza. So rero nshuti zanjye, ibi bintu nubikora nta kabuza uzakuza umusatsi wawe, kandi ugire n'umusatsi ufite ireme. Ndetse n'aba bantu bafite uruhara, nabibabwiye ko amapera cyangwa n'izo kapsine zishobora kubafasha igihe bazitetse mu mazi. Kwa kundi nabibabwiye ubushize, ugateka amazi ugashyiramo ibibabi nka 5 ukabikuba mu mutwe wawe, icyo gihe uruhara ruragenda. Ariko nk'abantu babikora umunsi umwe, uruhara bawumaranye imyaka 10, mu by'ukuri uba wumva umusatsi uyitumera wagiye icyo gihe cyose. Bisaba gushirika ubute. Ndashima Imana ko hari abashiritse ubute bakabikora amezi 6, umusatsi ukaba waragarutse.
Imana ibaha umugisha n'ukuri. Abantu batagira ubutemu kwivurisha ibyaremwe mbabwira, ndabakunda nkabura uko mbagira. So rero ntukagire ubute. Kimwe n'abantu bafite imvi, ndashima ko hari uwambwiye ngo umusatsi we ngo uri ngo gusa birarushya muga, nyine birarushya. None se imvi niba uzimaranye imyaka 7 urumva uzasigamo icyumweru kimwe umusatsi uhita uhinduka? Reka namwe mbagarukeho. Fata kafe, Nescafe, sibyo? Nurangiza ibiyiko 2, nurangiza uhita ushyiramo amavuta ya coconut. Numara gushyiramo amavuta ya coconut, ushiremo n'ibiyiko 2 bya yawurute y'umweru. Ubivange, urwo ruvange ujye urusiga mu mutwe. Ushobora kwiha gahunda ukavuga ngo nzajya mbikora buri minsi 3 mu cyumweru, ukiha gahunda cyangwa 2. Ariko ntumbwire ngo ubikoresha iminsi 7 ngo umusatsi wawe uhise uhinduka gute se? Ndakurahiye ntago wahinduka. Rwose iki cyo tucyumvikaneho, ntabwo ushobora guhinduka. Mujye mureka ubute, mukoresha ibintu mbabwira. Ababikoresha singuhaye urugero rw'umuntu wabikoresheje amezi 6, 4 adakuraho. Nyine hari abantu bashirika ubute. I salute. Nukuri pe, ngenda bemera abantu bakoresha imiti bakambwira ati muga nta bute tujye tugira. Kandi koko nkabona koko nta bute mugira. Ndabasuje kandi ndabubashye cyane. So rero bikoreshe ibi bintu nkubwiye, uru ruvange rwa yogati na Nescafe, ubibadike mu mutwe wawe, bimaremo amasaha 2. Uwogemo, umusatsi wawe uzagera aho ngaho uhinduka umukara rwose. Na ba bantu mudakunda imisatsi itukura, uyu ni umuti mwiza. Ushobora kudashyiramo yogati ahubwo ugashyiramo amavuta ya coconut na Nescafe, ugashyiramo n'amakara. Ibi bintu bituma umusatsi wawe uba umukara udashaka gutera kanta, cyangwa se wa muntu utera kanta akabyimba mu mutwe. Nabyo ntago ari byiza, sibyo? Ushobora kwifashisha ibi ngibi bikagufasha. Ubwo ngubwo si ibyo ngibyo. Niba rero unyuzwe, ngaho kanda like, ukande share, ubisangiza abandi. Hari abantu batakigira imisatsi. Kandi mwirinde stress, mbisubiyemo. Hanyuma wa muntu ubura umusatsi kubera stress, ashobora kwifashisha igikakarubamba agikataguye, akagishyira mu ishashi, agateka mu mazi, yabira iyo shashi akayikuramo, igikakarubamba kiba kikamuye cyazanyemo amazi, warangiza ayo mazi ukazajya yapuriza mu mutwe, umusatsi uragaruka. Imana ibaturisha imitima, ama stress muyareke, agiye kwangiza abantu pe. Stress muzireke. Ntacyo twazanye mu isi, nta nicyo tuzabasha kuyikuramo. Nose urahangayikira umugore wawe kandi ushobora gupfa agashaka abandi bagabo, cyangwa urahangayikira umugabo wawe kandi ushobora gupfa ukisigira utwana utatureze, akazana mukase. Umva ko kana ari sawa? Ikundi. Ndabakunda, Imana ikandusha. Bravo.